bene data mu kiganiro cyacu verse of the day twifuje kuganira ijambo riri mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere n'umurongo wa kabiri. Abakorinto ba mbere igice cya mbere n'umurongo wa kabiri. Biravuga ngo Pawulo avuga turabandikiye mwebwe abo mu itorero ry'Imana y'i Korinto berejwe muri Kristo Yesu kandi bahamagariwe kubabera hamwe n'abantu bose bambariza hose izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ari we mwami wabo n'uwacu. Turabandikiye mwebwe abo mu itorero ry'Imana ry'i Korinto. Harimo amagambo abiri nkeneye tuganira ngo berejwe muri Kristo Yesu kandi bahamagariwe kubabera hamwe n'abantu bose bambariza hamwe izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ari we mwami wacu n'uwabo. Ijambo nkeneye ko tuvugaho nayo magambo abiri arimo ngo turabandikiye mwebwe abitorero ry'i Korinto berejwe muri Kristo Yesu. Iryo jambo berejwe muri Kristo Yesu mwahamagariwe kubabera. Nayo magambo yombi tuganiraho. Ubundi agakiza ntikava ku byo dukorera Imana, agakiza kava ku cyo Imana yadukoreye. Agakiza ntikava mu mpano dufite, agakiza nta nubwo kava mu ngeso nziza, nubwo ari ikintu kinini cyane abakristo tutadutindaho kandi tukakigisha kandi tugomba no kugitindaho, ariko ntabwo ari cyo kiduhesha agakiza, kuko ntawe Imana yahaye agakiza kubera ko afite ingeso nziza. Nta n'uwo Imana yagahaye kubera ko agira urukundo, nta n'uwo Imana yagahaye kubera ko ari umukiranutsi, ahubwo Yesu yaje kuko turi abanyabyaha. Nacyo gituma yagaze yereka abayuda bashatse ureba kuza amategeko akababwira ngo je mwarabwiwe ngo tugasamba, nako je ndababwira ngo uzareba umugore akamwifuza aba ameze kimwe n'uryo wabikoze. Akababwira ngo je mwarabwiwe ntukishe, ariko je ndakubwira nurakarira mwene so ukamutuka ngo wamupfuwe cyangwe wagicucuwe uwo nguhanirwe muri Gehinomu. Kandi bene ibyo habe n'abakristo bazabikora. Wari gurakara umuntu cyangwa ukamugaya kagira ubwenge nagafu. Uku nubu tuvugana usanga wari mu bivuga no mu wawe. Cyangwa se amagambo menshi agenda avuga Yesu yagiye agaragaza aho ngaho umwana w'umuntu atabasha gukora. Akavuga ngo ikiganza cyawe nikigucumuza cyangwa se ijisho ryawe nirigucumuza ngo urinogore. Ninde se wari nogoye muri twe? Ninde se ufite agakiza kubera ko yaciye ibiganza bye cyangwa ibirenge bye? Nta n'uwenda kuzabisha ntituzonabica. Ariko rwose ni ibisere ku mwana w'umuntu ko Yesu ntiyarimo abishimangira kugira ngo tubikore, kuko nta n'uwo bikurikiza kugira ngo abone agakiza. Ahubwo yarashaka kwereka abantu ko bagomba gukura kwireba cyangwa kureba ku nzira y'amategeko, ahubwo bagomba gutumbira iwe Kristo Yesu niwe waje atanga ubugingo. Aravuga ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo, nije kuri kw'Imana, hirya yanje nta kundi kuri kubaho. Nije bugingo, umwakiriye abafite byose, nta rubanza rw'amategeko ruba rukimuhana. Niko ijambo rivuga mu Baroma ngo kuko Kristo ari we amategeko asoreraho, Abaroma 10:4, ngo kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Tubarwa gukiranuka ku bwa Kristo Yesu. Then tumaze guhabwa ku gakiza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumaze guhabwa agakiza, tugahabwa no kugira neza kw'Imana. Hanyuma ariho Pawulo avuga, aravuga ngo turabandikiye mwebwe kubera ko mwakereye Yesu, ico mwahinduwe identité, mwitwa abakiranutsi, twitwa abana b'Imana. Cyo twitwa abana b'Imana. Abamwemeye bose bakizera izina rye yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo, ntibabyawe n'inyama n'amaraso, babyawe n'Imana. Tiyaza avuga uyu mubiri kuko uyu mubiri twese twabyawe n'abagabo n'abagore, ariko ngo abo ntibabyawe n'umuntu, babyawe n'Imana. Kwakira agakiza no kuzarwa n'Imana. Nicyo gituma agakiza arakiteka, ni kuzarwa n'Imana, kuzarwa n'umwuka. Tukezwa tukababera muri Kristo Yesu. Yes. Hanyuma ubuzima, imibereho, turasabwa kurespondinga cyangwa se kugaragaza reaction kusho twagizwe cyo. Turabwirwa kubaho kabo turibo. Nukuvuga ngo igihe wakoze ikibi urabwirwa kugaruka, reka vayo. Kubera uriwe. Ntabwo ubwirwa nko wataye agakiza, nta nubwo ubwirwa nko ugiye kwakira kandi gakiza. Kaya matorera amwe amadini amwe azabanza akazabatiza umuntu buri gikwa 10. Sibyo. Tuba turibo turi muri Kristo Yesu.
kandi birivuga ngo twakuwe mu bwami bw'umwijima tuzanwa mu bwami bw'umwana w'ikunda. Haleluya. Niko iryo jambo rivuga mu Bakolosayi. Ntabwo tuva mu bwami bw'umuco kandi ngo dusubire mu mwijima, tugende tuguma kugira tukaba ba Yesu, tukaba ba Satani, cyangwa tukaja mu bugingo ejo tugasubira mu rupfu. Ntabwo tugira tugira gutyo. Ntabwo tuba ba Kristo saa 2 saa 4 tukaba ba Satani, tukaba ba Kristo saa 3 n'igice saa 5 n'igice tukaba ba Satani. Oya, suko turabe iteka ryose, habe niyo twacumuye niyo tutacumuye. Ariko ijambo riza ritubwira iyo twacumuye va muri izo ntibikubereye si byawe, kubera kuko turi umuco w'isi. Hari impamvu zikwiriye gutuma twitandukanya n'ibibi ni nyinshi. Ijambo rya mbere nuko atari ubuzima bw'abera, cyo ni kimwe. Icya kabiri nuko turi umuco w'isi, titwoja kuhindura isi natwe tumeze nkayo, cyo ni ikindi. Izo ni impamvu ni nyinshi, turi abambasaderi b'ijuru. Ariko suko watakaje agakiza, bireba mu mbandiki ibi ngo ntimugakora icyango, ariko nimucumura cyangwa se nimugikora ngo dufite umurengezi ku Mana. Ntabwo biriziva ngo mwibuka ko dufite umurengezi, bireba ngo dufite umurengezi. Bishatse kuvuga iki? Ubuzima bwacu tugomba gukora ibibi. Ico nico principe ya Bibiliya. Nimba binashobotse cyangwa se bikubaye mu uvuga n'ibyo utekereza, Satani ntikwivugane ngo wumve ko wavuye mu gakiza, uracariwe, ufite advocate, vayo. Yes, uko nuko tubayeho. Rya jambo ravuga ngo mwagizwa bera ku bwa Kristo Yesu, hanyuma muhamagariwe kuba bera. Aho arimo aravuga imibereho noneho ubuzima bwacu, kubera ko gucungurwa kw'imibiri kutarabaho. Tukicambaye umubiri, amaso aradukurura ibyo dutekereza n'ibyo twibwira bya muntu biriho, kuko uyu mubiri utaratandukana, tutarawuvamo, tutaracungurwa kw'imibiri ndi kuraba nkuko biri bivuga mu Baroma mu gice cya 8 na 23. So rimwe na rimwe ibyaha biri hafi yacu cyangwa se biri muri twe. Ijambo rikaza ritubwira ngo twitandukanye n'ikibi. Kubera iki? Kuko mwagizwa bera, mwahamagariwe no kuba bera. Iyo ngiriye mwene data nabi, simba natakaje agakiza, ariko Imana koze ikoke tabereye abera. Ijambo rikaza rimbwira ngo mugirire neza cyangwa se nkireke. Iyo nifashe inyifata idakwiye, ijambo riza rimbwira ngo kubireke, kubera identity yawe uriwe. Mwagizwa bera, mwahamagariwe no kuba abera. Kutamenya ibyo umwanzi aza kuriganya. Coga y'abakristo biyoberwa, yaje gusenga kumva nka Imana yatari iwe yaratenzwe, akumva kuko abandi ni nkawo musengera, ni nkawo bishikira ku Mana, iwe ntimwemeye. Akumva kuko n'amasengesho yibatogera nkaho hejuru kuko bamwe babivuga. Akumva kuko iyo nk'ubuzima bwari ubunyamuvumo, ubundi ntihabaho abanyamuvumo muri Kristo. Nta bakristo bafite umuvumo, turi ibyaremwe bishira muri Kristo Yesu. Hari abantu bitekereza bakurikije amasekuruza, umwaku, za karande, inyatsi. Ubwo icyo ni ikinyoma cya Satani, si ubuzima bw'abera. Ni ukutimenya uriwe muri Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Imana idufashe. Ni ukutamenya uriwe. Twagizwa abera muri Kristo Yesu, duhamagariwe no kuba abera mu mibereho yacu. Ubwo ni ubuzima. Paul yabyanditse aya magambo, hanyuma akosora itorero ry'i Korinto mu bibi byabagaragayeho. Bagaragayeho imirimo myinshi mibi, irimo division cyangwa se amacakubiri, irimo akajagari mu igaburo ryera, bakageraho bashira bakene kando, bakabicaza kwabo, bagacuranwa imirimo ya kamere, bakageraho bagaragara nk'ubusambanyi, bageraho bagaragara akavuye mu impano z'umwuka, abita ngo naba kamere. Ariko arongera mu rindi jambo ngo n'abana muri agakiza cyangwa se n'abana muri Kristo, kandi umwana aba yaravutse. Ariko tiyabakuye kuko atarabera, yabisabera, ariko abagerezwa ko ubuzima babakora bunyuranye n'ico barico. Abahamagarira cyangwa se abandikira kubakosora kugira ngo bave muzo babakora binyuranye na identity yabo. Agakiza twahawe nakiteka. Bibiliya ntiza yivuguruza. Nuzobona amagambo yo muri Bibiliya agenda utasobanukiwe cyangwa se asa nakuvangiye, ugomba kumenya meaning yayo, kuko Bibiliya ntiyikontrediza. Bibiliya bango amaze gutunganwa rwose, ngo abera bamwumvira cyangwa se bamwizera, umuhesha w'agakiza kadashira. Yaduhaye agakiza kiteka, yaduhaye ubugingo bw'iteka. Ubundi agakiza ni ubugingo, ni Kristo Yesu, ni ubugingo bw'iteka. So butabaye ubw'iteka ntiko bari agakiza, ko bari ikintu temporere, tiko bari agakiza. Ntigo babona atandukanye n'ubugingo nsangano. Nta n'impamvu yo kwakira Yesu zoba bihari, ngo bari ubuzima nk'ubu nsanganwe umuntu yavukanye burimbuka. Ariko twahawe ubugingo bw'iteka.
unyuranye n'ijya manu Yesu yavuze ngo basokuza banyu bariye mana ariko barapfa, ngo ariko nije mutsima w'amanutse uva mu ijuru abantu barya bakaba yiteka bararakara, niwe bugingo bw'iteka. So ngo amaze kubera amaze gutunganwa rwose ngo abera bamwumvira umuhesha w'agakiza kadashira. Abayiburayo 5 no ku 9. Bwana asifiwe. Kristo ni umuhesha, ahesha gakiza kiteka, ntabwo ahesha gakiza kigishe. Kandi n'Imana itanga agakiza si umuntu ugatanga, turakira agakiza iyo Kristo atashe muri twe duhabwa ubugingo bw'iteka. So Bibiliya ntiyivuguruza. Hari abantu benshi bagenda bigisha basobanura, noneho ugasanga umuntu utarakizwa ari mu irimbukiro, yamara no gukizwa agasanga hagitegereje kurimbuka muri Kristo. Iyo ni inyigisho zivangira abantu mu itorero. Bibiliya bangwa bari muri Kristo Yesu baro mu munani ntateka bazakirwaho, nta rundi rubanza rwo kurimbuka ruhari. Urubanza rwo kurimbuka ni ku banyabyaha, naho kubizera hazaba ingorano z'imirimo, judgment seat of Christ, cyangwa se gupimwa kw'imirimo, ariko nta rubanza rwo kurimbuka ruhari. Tuzazivugaho izi manza ubutaha, imanza 2 zivugwa muri Bibiliya. So agakiza nakiteka. Paul yandikira abagalatiya kuko barabwirijwe ibya Kristo Yesu baramwizera, hanyuma ngo batangije umwuka ngo basubira kuza umubiri. Hari igihe abantu tutisoma iryo jambo tukagira none abagalatiya bari basubiye nko mu byaha, ariko nusoma nta byaha bakoze bari bagendeyemo ngo babigenderemo, nuko bari basubiye kuzindi inyigisho zibabwira ngo mwarizeye Yesu, ariko n'amategeko ya Mose cyangwa se n'imigenzo y'isezerano rya mbere nko gukebwa n'ibindi mugomba kubikurikiza. N'ubu barabigishimira imitegeko n'amategeko, akavuga ati kwizera Yesu ntiguhagije, ahubwo ugomba kugira nuku kugira kuko izo zonyine ntibihagije, uko nukuvangira bizera si ukuri k'ubutumwa bwiza. Paul aravuga ngo umuntu uzobabwiriza ubutumwa bunyuranye n'ubu twababwiye, ubwo bwo kwizera Kristo kwagakiza kabanerwa muri Kristo Yesu. Umuntu uzobabwira ibinyuranye n'ibi ngo habe nubwo yobatwe, jewe Paul noza nkabavuguruza kabanguzo na nawe sibyo ntimukanyemere, ngo habe nubwo yo bari marayika uvuye mu ijuru ngo avume. Ubundi iyo umuntu yavuze ikintu akavuga ngo nacigishe ntakizi cyangwa singisobanukiwe, dufata ko ari ukuri kuko yakibeshuje. Ariko Paul yaravuga ngo ninkibeshuza nanje ubwanje sinemerwe, ngo habe nubwo yo bari marayika uvuye mu ijuru, apana kwa Satani watumwe uvuye mu ijuru avuma. So nukuvuga ngo nta bundi butumwa bwo kwigisha kwagakiza katabonerwa muri Yesu ngo bufatwe nk'ukuri. No, habe nubwo uvuga ngo wagiye imana urerekwa, habe nubwo uvuga ngo narasenze nkuja mu mwuka, nta rindi hishurirwa rirenze iyo. Paul aravuga ngo habe nubwo bari marayika uvuye ku Mana avuma. Agakiza kabanerwa muri Kristo Yesu, twagizwa abera muri we, duhamagara kuba abera. Mugire amahoro.